By the way, Kongs Yaka utsinde rero igihembo cy'umusitari w'umwaka kuri YouTube. Oke nuko bambeshya amafaranga ngo natsindiye miliyoni 1,200,000. Nta n'igikoroto bampaye. Nuko ngo ari amafaranga ntago yigeze yabo. Ayahe se hari n'igiceri bampaye. Ngiye buri keretse wenda nuza ura wamaye kuri ya makece. Yamaye imiguri 2. Naho ari amafaranga sinamenye irengero. Na cyakibaho banshushanyijeho ni video kibitse bira ni ibintu koko byo kubeshya ngo bahaye umuntu amafaranga. Iyi ni Bikain TV umwaka ni 2021 icyo bise 2021 mu rurimi rw'abazungu. Igihe cyari kirekire turi muri lockdown, abantu bagiye bavuga, abantu barabuze. Amazina yanjye nsigaye nitwa Parfait, inyuma ya kamera ni Francis producer. Imbere yanjye rero nkaba ndi kumwe n'umuntu bita Yaka Mwana. Gusa uyu munsi icyo nzanye nicyo bita the comeback of Yaka Mwana. Yaka Mwana cyari gihe kirekire adakigeza nyuma ya mbere ya lockdown, ntabwo twe turi kumwe. Abantu bagiye bambaza Yaka ari hehe, ma comment nababonye Yaka Mwana VIP yarabuze. Gusa Yaka yaje muri style nshya, murayibona ako gakwafe nizere kuri muri agafata, ariko ikwafe ni nshyashya, style ni nshyashya, ikintu ebana. Yaka, amakuru ni meza uretse ikibazo cya lockdown, ariko turongeye turabona nyina Bikain comedy some na Fraser. Igihe cyari kirekire abanyarwanda batakubona. By the way, Kongs Yaka utsinde rero igihembo cy'umusitari w'umwaka kuri YouTube. Oke nuko bambeshya amafaranga ngo natsindiye miliyoni 1,200,000. Nta n'igikoroto bampaye. Nuko ngo ari amafaranga ntago yigeze yabo. Ayahe se hari n'igiceri bampaye. Ngiye buri keretse wenda nuza ura wamaye kuri ya makece. Yamaye imiguri 2. Naho ari amafaranga sinamenye irengero. Na cyakibaho banshushanyijeho ni video kibitse bira ni ibintu koko byo kubeshya ngo bahaye umuntu amafaranga. Okay, ndumva bitoroshye ibyo, reka tubireke twiganirire. Yaka ndabona rero uka style keza hejuru. Iyo style witekereje gute, byaje gute? Mbo urabona hano hagati hari hatangiye kuzamo uruhara. Nkubitamo ka tentire kugira ngo tutazajya rugaragara. Nukuvuga ngo niwe icyo gitekerezo niwe wakize cyaro wakugiriye inama. Ninjye wakizanye kuko urabona hano uruhara rwari rutangiye kugaragara. Nkubitamo ka tentire bajye bareba jaune gusa. Karege nakwenyera ngo waba ugiye guhindura career, ugiye kwibera umuhanzi ko ndabona ebana ugiye gusana Koffi Olomide. Mu minsi iri imbere ngiye hano hejuru hose ngiye kwahindura umuhondo, hano hasi nkubite mu umweru, suza ubwanwa bwa Koffi Olomide hano hose ni umweru. Nari nshaka kwibera nka Koffi Gram Power. Hanyuma se wabugiye kuririmba Yaka? Nyari indirimbo ngiye kuzasohora muri iyi minsi ndi kuyitegura, kandi nzayikorana na Koffi Olomide Gram Power MM. Tunyurizamo karimbo kawe rero no abantu bakapera. Pasiya boye na monate balobina lekisa mwana nangana bota bongana kuma moto ya mbongo sheri yo kabolinga. Yaka nakubeshya atarukwiye. Yaka uzi kuririmba pe, kandi nabizi nabakurikirana Bikain ijwi rya Yaka mwaryumvishe. Ahubwo se harabura iki ngusora indirimbo Yaka? Ndacyari kubura duceri duke kuko urabona kwishyura studio, gufatira indirimbo video babisaba agafaranga. Ndabizi abanyarwanda n'abantu bakunda abantu babo, abanyarwanda mukunda abastari banyu. Mureke tumuremere Yaka akora indirimbo yiwe n'aba clip. Yaka hari ikibazo bakuremeye? Ebana nibamena agafaranga ndasohora umuzigo kuko naye ndiyizera ku muzigo. Onje ufite ijwi ryiza kandi hagari brag kandi courage papa. Nzabavangira n'ikinyarwanda haranaririmbira ingaragu. Ariko tutagiye kure mbabara nsobanurira amagambo aririmbiye yarashatse kuvuga iki? Ni kuvuga Pasiya boye na monate akababaro k'iki gihe nibwo nakabona. Barobina Alexa mwana nanga pona koma moto ya mbongo. Uravuze ngo ntanga umwana wanjye kugira ngo mbone amafaranga. Umva urwo rukundo ruriho muri iki gihe. Sheri nanga yoka bolingo z'umuntu keba so yoka. Yaka hari ikintu nshaka kubaza rero, ufite umuntu kwandikira indirimbo?
oya njye nditegurira nta muntu nyandika basi se urazandika njye ntegura ibinjiye mu mutwe ntabwo njya mvuga ibintu byo kubanza kureba kure njye mvuga ibiri hafi ni ukuvuga ngo nujya no muri studio uzagenda gusa ubifite mu mutwe nzagenda ndirimba ibizazamwe ako kanya mu mutwe wa Yaka nibyo nzaririmba abanyarwanda bagiye kugira ubwate nitugeraho yakazaririmba indirimbo itajyanye nako yaraturirimbye bizabaryohera ibyo uzaririmba byose bizabaryohera kandi nzaririmba ibije mu mutwe ako kanya ntabyo gushakisha iyi surprise yakandashaka rero mu magambo make utubwire iyi lockdown yakaba aragiye urabura pe abantu nuko agiye kugaruka muri style nshya umusitari yagarutse nyine nk'umusitari iyi lockdown rero kuri wowe ibyari bimeze bite lockdown nyine twubahirije amabwiriza kandi byari ngombwa kuko wagiye wumva abantu bagiye bapfa impande n'impande nta nubwo ari twebwe gusa ni ku isi yose lockdown yari ngombwa ikindi ndashimira leta y'u Rwanda yari yateguye iguma mu rugo Kigali kuko hari icyo yagabanyijeho ku bantu bapfaga urumva no ku makuru yavuzwe byagiye bigabanyuka nshimira na polisi y'u Rwanda ntawe bigeze bahotera by'umwihariko traffic yabaga ufitiye pass yawe waraza gukora pass yawe icire ukitambukira so ndashimira polisi y'u Rwanda muri rusange asansa ariko Yaka hari akantu gato nakomoje nagiye numva abantu benshi bavuga ngo Yaka ntakiboneka telefone ntikibaho byagenze bite bwira abanyarwanda uko byagenze kuko hari abantu bo hanze bagiye bagushaka barakubura byari byaragenze bite uko byagenze rero ngewe urabizi twabiri hanze ntabanga ngira polisi Inkeragutabara bamfashe narengeje amasaha bamfatira Kacyiru bandaza hano muri stade Yerika bankubise pingu kuko nari nahaza urwagwa ndiko barwanya urungwereye kandi kumwe n'inkumi yanjye twari turi kumwe baranatuzananya hano Yerika twarayiyerika umustarara muri Yerika waraye muri Yerika ntabwo ari bwo bwa mbere ariko ndaye mwaka gatatu kuva corona yatangira ndaye muri stade gatatu ubwo rero agatelefone abambuze bose mu kanya nka nyuma y'iminsi 2 ndabamfita kandi ndaza gusubira ku murongo benye bakora bezu yangu batanipata merci beaucoup oya abanyarwanda banakuremere bagweze ko kuri umuntu bakunda se bose hari banakuremeka kwa agatelefone bana mwenye tukwana na ariko oya babireshya ndihegera ntago nyansabiriza ngewe yakaba ko kuremera ushaka kuba neza banyumvira ubusa ndabayibira bandemera iki babireke nzihegera aho ndi gusaba ngewe none se Yaka nk'ubu mwete ngo telefone hari ikibazo ntago wayifata iki cyo ngo telefone yizana irese yizanire reka nituvaga kuri kamera nyine turi ko twayibona telefone cyakora ku munwa tuzakuremera turakuremera ku munwa murabizi ariko bigahera ku magambo ngewe rero ntazagira nyira kumbwira ngo nzaguha uye uzabireke nzaguha habe ngwino nza itagiva mu kanwa karaya urashaka iyihe rero iki gihe karusha ko bakoresha njye nshaka ibintu biri direct apana kuntega iminsi ati ngo tugende ngo nzahite nguhereza ngo tugende ngo nzaguha ni nka mukobwa uza kurambagiza ngo bugiye ngo ndacyari kubyiga ngo buretse ngo ejo uzagaruke wagarukije ngo uzagaruke uzahura muri uzagaruke ushiduke bamujyanye usange bamugutambikanye ase ubundi Yaka nk'ubu ngubu tujyana no ku musozo w'ikiganiro ndashaka kubaza akabazo kamwe k'amatsiko wumva Yaka wa muri 2020 azaba atandukaniye ngiye 2021 uyu mwaka nzaba ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko urabona Joe Biden aradukeneye cyane ntabwo ari Trump wahoraga dukanira buri munsi bitagutangaza rero muri aya mezi 3 ari imbere tazashiduka kayuriye indege yakamwanagire hano saha n'isaha kumva ngo yakayasimbutse abanyarwanda ubu tubizeze ko Yaka uyu mwaka utazarangira kiri mu Rwanda ntago nshobora no gusitara mu kanya kumva ngo ndapfuye ikindi nashaka kuvuga abakobwa ibirungo bakunda gusiga iminwa kandi bambaye agapfukamunwa babazi ngo nindura reba iminwa yabo ahubwo ibirungo baguraga byo gusiga iminwa babigure tubiteke tubirye bagura ibirungo byo guteka apana ibirungo byo gusiga iminwa ubona we bino birungo bisiga ubona ari cyo bibafasha
uyu hari icyo bibafasha ariko ubu ntitukireba iminwa wareba reza umunwa wambaye agapfukamunwa ahubwo ubona agapfukamunwa ntacyo kafashije abakobwa hano mu Rwanda. oya agapfukamunwa hari icyo cyabangamiye ku bakobwa usanga nk'umukobwa ufite utunwa twiza ariko ubu se uraturebera hese yambaye agapfukamunwa none se abakobwa bafite iminwa myiza ntabwo bose bafite iminwa myiza hari n'abafite mu kanwa hameze nk'ahifi hari n'abafite mu kanwa heza bafite ishinya nziza y'umukara nawe uzagenda ubona ingero zirahari gusa uzagwa kuri wa wundi w'ishinya y'ibisa nka hari abafite ishinya ngo da wagira ngo ni isamaki ya yindi yamizeyo dusoza rero ijambo rya nyuma Yaka ku bakunzi biwe abafana biwe bajya banakuremera Yaka be kugumya kugenda bavuga ati turagukunda ariko ntacyo bakumarira. oya abafana bo mu magambo bo ndabafite ni benshi ariko bakomeze bafane nta kibazo nabo ntago bazi nabo ntibishoboye nabo byaranze twese byaranze urimo kwivura ngo nabo byaranze twese byaranze umuntu yatanga icyo adafite umuntu arega atanga icyo afite nabo bangwa kuremere nawe ntako yimereye bashura ahubwo bajye bareka kubeshya bajya vugisha bafane gusa bisanzwe ariko apana kuvuga ngo barakora ibitangaza byahise byakozwe na Yesu bagabanye ubwije ukuri kutabaye ubusa ukuri ni ukuri mana bajya bakubwiza ukuri je bambwiza ukuri niba nta kintu ufite ufane gusa uvuga ati ngiye akanamukunda arandyohereza aransetsa ibyo birahagije ibyo byonyine ariko apana kuvuga ngo nzakora ibitangaza ngo nzaguha amafaranga nzaya ibyo babigende babireke bafane gusa ngende yakamwana ndahari nzajya nkomeza mbahigira utugambo dusekeje mu isekere nta kindi bakunda nicyo basaba mbakubite ka morale muri covid mu gikoroni itararangira ariko byo nanone tutarangiza iyi covid mugani wawe abantu bararakaye sinzi impamvu abantu bose rega barakennye muri iyi covid urabona nubwo tuvuye muri guma mu rugo ariko abantu nta mafaranga bafite abantu bari mu muhanda ahangahe nusiri kubona umuhanda harimo umuvuma nk'iyambere abantu nta gafaranga bafite kandi barababaye abantu barababaye hari n'ababuze ababo muri iyi covid gira ijambo rero ry'ihumura ubwira abanyarwanda ati isaha n'isaha ibi birashira icyo nabwira abanyarwanda gusa muri rusange mukomeze kwihangana kuko covid irahari kandi mukurikiza ingamba zo kurwanya covid kuko covid ntaho yagira cyahari inshuti zanjye mugerageze twirinde iki cyorezo kuko kirahari murakoze cyane asante sana bye ciao man babwira ko na Be Kind bajye bakora sub Be kind subscribe comment and sharing kunzogera y'abana ni mugutwe